ikaze nanone mu biganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda tuje kubabwira amwe mu makuru y'imikino agezweho. Derby yatangiye gufata irangi, yatangiye gushyuha cyane mu mitwe y'abafana cyane n'abayobozi b'amakipe. Rayon Sport match igomba kuba ku itariki yagenwe, tariki 19 rwose tugomba gukina match. APR nayo iri guca ku ruhande ikavuga ati mwadusubikiye match ikaba ku wundi munsi, iyo ntishaka ko derby ikinwa ku itariki 19. Rayon Sport nayo iri gukandiraho wabuze gica, ibyo tuje kubiganiraho. Hari indi nkuru uwo bita Yusudianye yaganirije itangazamakuru, aratubwira ati niba ari ahantu nishimiye no gukinira mu Rwanda no gukina muri Rayon Sport, ikipe y'abafana benshi, ikipe igira ishyaka ubona ko imeze neza, ikipe rwose nishimiye, nsangamo bagenzi banjye, harimo ibintu byinshi byanshimishije nkiva muri Senegal. Turaza kugaruka Sefu Niyonzima Olivier Sefu, kijyanye na Kinywage rwose kimumereye nabi cyane. Abantu bari kuvuga ati uyu muhungu yagize discipline mu kibuga, ko ibi bintu abikoze kenshi. Tangiye rwose kumwinuba bamwe nyamakuru n'abandi bantu bose b'abafana bavuga bati mutipe Kinywage ikintu kijyanye no kunywa, ako kunywa cupa rwose n'ikitwa umugoye ngo ni byinshi cyane muri we. Rero baravuga bati umutipe yahinduye akamenya umupira ugezweho ukuntu ukinwa. Ba Jack Grealish murabazi muri Man City gomba gutwara igikombe ariko akamara ibyumweru bibiri atava mu kintu cyo kunywa, atava mu kabari, akarimwa koko ikagera mu muhogo. Orikeve ni Sefu bwira ati kinireye rwose no hanze y'ikibuga ntago rwose biri kumacinga, ntago biri kujyana, ntago ari kubihuza kugira ngo abashe gukina umupira, biri kugenda byanga. Mu ikipe y'igihugu bari bamuhamagaye ngo ati genda wongere umwitozo, ve mu bandi ukomezanye n'abandi, wapi byagiye hasi noneho kurushaho. Aramubonye Rubavu anasimburwa hakiri kare cyane rwose, hajya mu bita Kanamugire Roger. Ibyo turabigarukaho, turaza kuyitsa gatoya ku imena za Rayon Sport na Special Force cyangwa se Special Team. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Ubita Aimable Roger baramubwira ati kubera iki impande zose uri gushyira kwibere cyane, nubwo uri umuperezida w'inzibacyuho cyangwa se uyoboye inzibacyuho, uri gushyira ibere cyane ku iyi groupe y'imena kurusha iyi Special Team. Groupe ebyiri murabyibuka, twabivuzeho cyane mu biganiro byahise. Ibyo nibyo tuje kuganiraho hano kuri Panda TV Rwanda. Ntago ndi bubatindire, ndakubita mbangura, ni iminota mikeya ndibuze gukubita mbangura rwose, ubundi tukikomereza muri gahunda zacu zitandukanye. Rero narababwiye ngo banza urebe neza ko wakoze subscribe, ubundi kore like, comment, ikiganiro cyacu kirebe kirangire. Niyo nkunga tugusabye, udutega amatwi, udutiza umwanya, iminota 12-13 ikiganiro tuba tukirangije, ntibijya birenga 15 iyo twakabije. Rero tugiye gukubita tubangura aya makuru tubabwiye, izi ngingo z'ingenzi zayo, izi breaking news tuzikubite tubangura, ubundi twigire muri gahunda zacu. Reka duhere kuri derby cyangwa se El Clasico yo mu Rwanda. Naya makipe rwose tuba tuvuga ko ajya akomeye mu Rwanda, amakipe y'ibigwi, amakipe y'ibikombe. Ni APR ni Rayon Sport ni APR. So kipe iyo zahuye mu mujyi wa Kigali rwose biba ari bicika. Hari match zifitanye yasubitswe, match yarabaye rwose ku mukino wa gatatu wa shampiyona, ntiwabaye warasubitswe kubera APR yari mu marushanwa nyafurika. Rero bakavuga bati match twayimuye kuri 19 z'ukwa 10. 19 z'ukwa 10 niho match igomba kuba. Rayon Sport iri gupushinga, havuzwe amakuru menshi ko ikipe y'igihugu ya CHAN ishobora gusubika uyu mukino kubera imyiteguro yayo. Nyuma y'ikipe y'igihugu
Amavubi izarangiza gukina umukino wayo ku 15, ifite umukino kuri 11, ku tariki 11 na tariki 15. Barava muri match ikipe y'igihugu birukanka cyane bitegura derby h'iminsi 4, kuri 15, kuri 19. Ni iminsi 4 irimo difference ituzuye, ni nk'itatu gutyo. Baraba birukanka cyane bajye kwitegurana n'abandi. Abandi bwo baraba mu myitozo, ariko abatumiwe cyangwa cyane abahamagawe nka Rayon Sport ifite abakinnyi 4 mu ikipe y'igihugu nkuru na under 20 abakinnyi 2. Abo rero bazava mu ikipe y'igihugu bahita birukanka. Rayon Sport iri gupushinga, Rayon Sport iri gushaka ko uyu mukino ukinwa nk'ikipe izaba yakiye ishaka amafaranga, n'itike zamaze kujya ahagaragara rwose, bazishyize hamaki bavuga ko ari ibihumbi 3 bishobora kuzazamuka kuri match bikaba 5. Umuntu uzatinda kugura itike akayigura ku munsi w'umukino izaba iri kugura ibihumbi 5 itike ya make. Iyo ni Rayon Sport, ni Murera, igomba gukora itandukaniro. Itike igomba kuba ihenze, byari muvuga ngo 2 aha 2 wapi? Muri Rayon Sport aho ntuzahabona. Itike ya make ni 3 uyiguze kare, 5 utinze. Rero Rayon Sport iravuga ati iyi match turayishaka. Harimo nako kabazo urabizi ka crise ko ubuyobozi ntibuhari, vuga ati kwera iki tutakura amafaranga ku iyi match, aba afite aho bakura bo bagashaka ko tuyisubika. Ni ikintu twagomba ko babwiza ukuri. Ikipe imwe ifite aho ikura, indi ntaho ikura ku bafana. Niyo mpamvu ivuga ati match yacu igomba kuba, kandi ni koko nitwe tugomba kwakira. Kubera iki bashobora gusaba ko match yacu tufitanye nabo ipushingwa ikegeza imbere. APR yo iri guca ku ruhande ikabwira Ferwafa abashinzwe amarushanwa ati match mwayisubitse cyangwa twayegeje imbere kugira ngo twitegure neza. Rayon Sport nayo ikavuga ati match igihe mwayishyiriyeho, itariki mwayishyiriyeho niho tuyishaka, nta bintu byo kwegeza inyuma. Twebwe turiteguye, n'indi niba yiteguye, igihe kirimo kirahagije. Iminsi 3 uba witeguye rwose bavuye mu ikipe y'igihugu. Bandi nabo ati wapi? Match igomba kuba, nta gihindutse, kuba nta kirahinduka, nuko match igomba kuba. Itariki iracyari ya yindi 19 z'ukwa 10. Niba ari agatike cyangwa se ari amafaranga ugomba kubika, zaba ari no mu gihe cy'ukwezi hagati. Niba ukorera ikigo runaka cyangwa leta, amafaranga ugomba gusevinga, ukibuka ko tukiri ku matariki ya mbere, turi ku itariki 2, sevinga aho uzajya kurebesha iyi match 19. Aha make twabibabwiye ni ibihumbi 3 bishobora kongerwa ku munsi wa match, ukayigura hakiri kare ukawisevinze, ntaho izajya niyo match yasubikwa. Tike yawe warayiguze, match ugomba kuzayireba. Rayon Sport rero nuko bihagaze, iravuga ati match igomba kuba. Indi nayo kipe igaca inyuma ikavuga ati reka tusubikishe iyi match kugira ngo tuzarusheho kwitegura, kugira ngo tuve ku uyu mwanya wa nyuma. Batangirega kuyishyira ku mwanya wa nyuma APR, kandi ntibazi ko ikinnye umukino umwe, ariko baravuga ati ariko irarurizuye, iri inyuma n'inota 1 nubwo yakinnye umukino umwe, ariko champion irangiye uku nguku yamanuka. Abafana bagira ibyabo, bagenda babivugisha ukuri rwose, bavuga bati iri inyuma. Bityo rero kugira ngo yitegure, dahwite ihura na Rayon Sport nayo imeze nk'intare yakomeretse, imvuga ati turagukubita tubona amafaranga n'amanota, twongera bakadukubitiraho ikipe ikarushaho kuba habi. Duhure n'izindi kipe nyuma yaho twaraniteguye kugira ngo tuzikure 3 tuzajya guhura na Rayon Sport natwe dufite amanota dusevinze. Nicyo kiri gutuma APR ica inyuma ikajya ku bashinzwe gutegura amarushanwa kugira ngo basubikwe uyu mukino. Twihuse cyane rero ibyo tubiveho. Derby nuko yatangiye gufata irangi, iri gushyuha cyane mu mitwe y'abantu. Twihuse cyane, uwo bita Yusudianye yamaze kwerekana ko ari we muntu wishimye cyane i Kigali, wishimiye ikipe ya Rayon Sport. Murabyibuka yagiyemo asimbuye Aimable, mu defenseur wakinnye neza mu minota yakinnye na Omar Nyingi. Yasimbuye mu gice cya mbere rwose, akinana na Omar Nyingi, tikinana neza rwose, mugenzi we rwose, bakina bahuje ururimi, bahuje umuco, ubona ko bakinnye umupira mwiza cyane. Barakina
biza kurangira rwose banitwaye neza muri defense yabo, bamenasi cyangwa se ntihagira ubatsindana igitego, barangiza match neza bemye. Aba rero arakubwira ati Youssou Diagne arakubwira ati ndishimye cyane, nageze muri timu ya Rayon Sport ninjiramo nsanga abagenzi bacu abantu duhuje ururimi, duhuje igihugu, duhuje umuco, harimo uyu Kadimu Ndiaye umuzamu, Omar Nyingi, mbese byari byiza cyane, narishimye cyane. None bari no gukinana, umwe ari n'umuzamu undi aba n'umudefenseur, nawe n'umudefenseur. Ati nge ndishimye cyane, I'm very happy kubera ndi muri Rayon Sport. Nibyo yagendaga atangaza avuga ati ndishimye cyane, twirukanke cyane n'inkuru turi kugenda tubakubitira tubangura kugira ngo iminota itaza kutubana myinshi mukaturambirwa. Uwo bita Sefu Niyonzima Olivier Sefu ago bimeze neza mu kibuga, urabona ko ari kugenda araremereye cyane, afite inda byaranze. Abantu bakavuga ati uyu musore kwera iki, harimo kubitana nabo mu tuveni mu tuntu mudukwe, ari soma icupa rwose, n'umukobwa kabisa ntugeretse, kwataka ibintu bibiri bitatu, kina umupira, kujya mu kintu cyitwa kinywa gicupa, ntago biba bimeze neza. Avuga ati umutipe umupira kudakinwa gutya yabigabanyisha, kareka kuba bad boy. Ba Jacques Grealish muri Man City murabyibuka, yatwaye igikombe yirariye, yari batwaye Champions League ndumva, yamaze hafi cyumweru cyose umuryango utaza aho yagiye, yibera mu icupa kuva yava mu kibuga hisa agenda. Nawe n'uyu mutipe bamugereranyije nawe, baravuga bati ibintu by'umupira no kunywa cyane kazizi ko bitajyana wabihagaritse. Kati muntu hamwe numvisha banavuga ati genocide yabaye ariho, umuntu mukuru gutya kina umupira, hano bakuru ikipe y'igihugu yari rayingagaho nk'umuntu ushobora gukina nimero 6 neza, kwera iki apfusha amahirwe ubusa akayatera inyoni. Vuga ati waretse icupa kareka ibyo bindi byo hanze y'ikibuga ubundi ugakina umupira ko byaba byiza. Abandi nabo bati n'ubuzima bwe umuntu mukuru nk'uwo ntago bakagombye kumubwira byinshi, no muntu buriya wararutse no kumuhana ngo biragorana buriya. Ariko abandi nabo bakavuga ati ntago twarekera iyo ngo tubyare ko umuntu agende tumureba. Ibyo rero nibiri kugenda bivugwa hano ku mihanda, ariko ni nabyo niba hari abantu 2 3 4 bakugiriye inama arifa ko wanayumva nawe ukisubiraho. Nibyo tugenda tubabwira cyane cyane hano kuri Panda TV Rwanda. Twirukanse nanone dusubire muri Rayon, dukubitiremo twongereza ndani, noneho ibivugwa bamwe muri special team cyangwa special group, ni ya groupe igiyobowe no bita Sadat Munyakazi. Sadat yari kumwe na Jean Fidel, nanone ya timu yari yavuze ati twe tugomba gushyiraho miliyoni 40 tukigurira rutahizamu. Iyo ngiyo niri ku Decano waka n'Imena abahoze bayobora Rayon Sport, bo ibikorwa byabo birivugira, birazwi cyane. Harabibonye umukino wa Rutsiro, twagiye kureba mu Rutsiro, babwiye aba batanze miliyoni 6 n'igice, iyi twita ni Imena. Aba special team batanga 700,000. Bari kurekarama rero bavuga bati uyu Roger Aimable uri kuyobora inzibacyuho kubera iki atari gufata abantu kimwe, agafata abamwe akabona ko yiyegereje iyi Imena kurusha iyi special group cyangwa se special team. Rero akavuga ati, bakavuga bati aba ba Sadat akavuga ati ntago turi gufatwa neza muri Rayon Sport, kandi twese haranira ko ikipe yacu itera imbere. Rero ntago bari kubibona neza, ari nabyo bari kurekarama bavuga bati natwe tugomba kugira uburenganzira ku ikipe yacu. Rero Roger nawe akavuga ati namwe mufashe nkuko nabandi bafasha, mufashe ikipe yanyu twese muyifiteho uburenganzira, ariko munagire uruhare mwiyubakwa no gukomera kwa ekipe. Rero urumva ko namwe bitajyanye. Urumva umuntu niba ari abantu groupe nini nk'iyo kandi irimo n'abakire, warakubwira bati Roger nawe warakubwira
uyu Aimable Roger aravuga ati ko harimo abakire benshi tubizi bafite n'amafaranga, kubera iki badashyiramo amafaranga ngo bitange nabo. Ugasanga 700,000 ku bantu groupe nini, abandi batarenze n'abantu bangahe batagera no ku bantu 10, ugasanga bitanze amafaranga angana gutyo. Rero bati mushyiremo amafaranga natwe tubone ko muri gukora, kandi ko gukora ni nako uhembwa, ni nako ushimwa, cyangwa ni nako uvugwa, ni nako uhabwa umwanya. Rero ibyo bintu nuko bimeze muri Rayoni. Derby nayo ntijya yiburira. Nuko bihagaze rero, reka turangirizaho ikiganiro cyacu. Gusa iyi ni Panda TV Rwanda, amakuru yacu nagagaruka, katubategurira ibindi biganiro byinshi. Ciao ciao, umugisha n'amahoro y'Imana bihorane namwe.